muri rusange impamvu nuko politike yo kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina mu kigo cy'abasalesiani ba Don Bosco gikorana by'umwihariko n'umushinga Gender Matters for Green Tibet. Iyo politike yashyizwemo imbaraga ndetse tubona ko bikenewe koko kuko twasanze harimo gap cyangwa se harimo ikinyuranye n'ibyo twifuza ko dukwiye kugeraho ku bumenyi dutanga. By'umwihariko dutanga ubumenyi bujyanye no kwigisha imyuga itandukanye. Twasanze rero kugira ngo abana bacu babashe kwiga neza ari uko bagomba kuba bari muri environment nziza cyangwa se babungabunzwe neza. Tugomba kubungabunga ubuzima bwabo tubarinda ihohoterwa rishingiye ku gitsina iryo ari ryo ryose. Muratangira mutwibwira hanyuma tumaze kurebera hamwe iki twakwita nka politike. Ese iyo mwitegereje nko mu bigo by'abasalesiani mubona ko iyi politike ari ingirakamaro cyangwa se ikwiye, mubibona mute? Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Fratiri Patrick Nigurirwa, abankorera ubutumwa muri communauté yo mu Gatenga. Iyi politike ishinzwe kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina tuyibona nka politike y'ingirakamaro cyane cyane mu bigo byacu by'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, kubera yuko dufite umubare munini w'abana b'abangavu ndetse n'ingimbi, ariko utaretse natwe barezi kuko natwe turi mu myaka yo hejuru, ariko dushobora kuba tugomba kugira ubwo bumenyi bujyanye no guhangana iri hohoterwa rishingiye ku gitsina, tubungabunga abana turera kandi natwe ubwacu kwirinda kugira ngo tube tutateza ari twe ubwacu izo ngaruka mbi zishingiye mu kudaha agaciro iryo reme ry'umwana w'umukobwa ndetse n'umuhungu. Murakoze, nitwa Irankunda Ani, nkaba ndi umwarimu hano muri Don Bosco Technical School Gatenga, nkaba nigisha amashanyarazi. Aya mahugurwa ni politike byari bikenewe cyane ko byagiye kutwibutsa inshingano zacu. Twebwe abarimu duhura n'abanyeshuri, hari n'ubwo ushaka kujya n'umunyeshuri utazi ko ushobora kuba byakuberamo imbogamizi cyangwa byakuberamo ingaruka mbi, ariko ubu ngubu tukabimenye yuko bitemewe. Aya mahugurwa tujya kuyatekereza nk'uko nabibasobanuriye ku bufatanye n'umushinga wa Gender Matters for Green Tibet. Habayeho ubushakashatsi hagaragara ko harimo ikinyuranyo cyangwa se harimo gap ku bijyanye no kubungabunga abana bacu turera mu bigo bya Don Bosco. Twasanze rero iyo politiki ikwiriye kugira ngo ishyirwemo imbaraga ndetse izo mbaraga zibashe gutuma abana bacu babungabungwa neza. Rero iyo politiki yizweho hahereye ku bushakashatsi ndetse iza kuganirwaho dushingiye ku mitekerereze cyangwa se ku buyobozi bw'igihugu cyacu ko kibyifuza, tubihuza n'indangagaciro z'ibigo bya Don Bosco. Mu gihugu cyacu uyu mushinga wa Gender Matters for Green Tibet urimo urakorana n'ikigo cya Don Bosco Gatenga TSS ndetse n'ikigo cya Don Bosco Muhazi. I Bugande nabo bikorana na Parabek, Don Bosco Bombo ndetse na Don Bosco Kaburi. Twasanze rero tugomba kubihuza kugira ngo dukomeze gutanga ubumenyi bwiza bwimbitse kandi bufite umumaro abana bacu, tubabungabunga mu buzima ndetse n'igihe bazaba bashoje kwiga. Ariko ntabwo turi ku banyeshuri gusa, iyi politiki irareba n'abakozi, irareba abantu bose baza badusanga mu kigo cyacu, abafatanyabikorwa, abahagarariye ababyeyi, abasinyana amasezerano natwe ndetse na communauté muri rusange ituye hafi y'ikigo. Tuzafatanya kuyishyira mu bikorwa ndetse tutirengagije no gukorana n'abafatanyabikorwa n'inzego z'ubuyobozi muri rusange, kandi twizeye ko bizadufasha ko turerera muri environment nziza ifite umutekano, tubihuje n'indangagaciro z'abasalesiani dusanganywe ndetse tukabihuza n'ubumenyi ngiro dutanga kugira ngo tubashe guha abana ireme ry'uburezi rihagije ririmo uburere n'ubumenyi bukwiriye, bazaba abayobozi beza b'ejo hazaza kandi bature mu muryango utekanye. Abahawe uyu munsi amahugurwa ni bantu ki? Uyu munsi rero twifuje gutangirira guha amahugurwa ku barezi muri rusange, abayobozi b'ikigo ndetse n'abahagarariye abandi ku rwego rw'ubuyobozi muri iki kigo cyacu, ni ukuvuga ni staff, teachers and management.
bishimye cyane, bagaragaje ko byari bikenewe ndetse banasinye iyo politiki biyemeza kuyishyira mu bikorwa twese dufatanyije, nk'uko insanganyamatsiko iri kuri bandero ivuga ngo gukumira ihohoterwa rishingiye ku gitsina ni inshingano ya buri wese, ni inshingano yanjye, ni inshingano yawe, ni inshingano y'uriya, ni inshingano ya twese nidufatanya tuzabasha kubungabunga ubuzima bwacu, dukorere muri miliyo nziza, dukorere ahantu hazima hazira ihohoterwa rishingiye ku gitsina ndetse n'abana bacu